Guhaye ikaze wahisemo gukurikira ibiganiro byacu kuri Zara Magazine TV. Nimba uri mushya kuri ino channel yacu, kora subscribe kugira ngo ujye uba mu ba mbere bagerwaho n'ibiganiro byacu, cyane cyane yuko tuba tubagezaho amakuru agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro, exclusive interview ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye ku buzima bw'ibyamamare. Reka rero nigarukire muri entertainment. Ngira ngo couple ya Michael Tesfaye ndetse na Miss Nishimwe Naomi ni imwe muri couple zikunzwe cyane muri iyi minsi hano kabisa mu Rwanda. Ni imwe muri couple abantu benshi bakunda bitewe n'ukuntu abantu kabisa ubona banaberanye, ubona nyine bijyanye. Hari abantu bakundana ukabona rwose birahuye, ukabona byabaye mahwi. Uyu munsi rero ni isabukuru ya Naomi. Umukunzi we rero Tesfaye yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram yandika amagambo rwose aryoshye, amagambo yazamuye amarangamutima y'abakunda iyi couple. Yabyanditse mu rurimi rw'icyongereza ariko ndagerageza kubishyira mu kinyarwanda. Yagize ati isabukuru nziza ku mugore udasanzwe mu buzima bwanjye, mu by'ukuri ukwiriye ibyiza byinshi. Naomi rero nawe yayisaza muri comment aramushimira cyane, anamwibutsa yuko amukunda nk'uko umukunzi we nawe yari amaze kumubwira yuko amukunda. Iyi couple kandi muri iyi minsi bibereye rwose Dubai, baryohewe n'ubuzima hariya i Dubai nk'uko bagenda babigaragaza mu mafoto atandukanye bagiye bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ngira ngo urukundo rwa Naomi na Tesfaye rwatangiye kujya ahagaragara muri uyu mwaka ushize, ubwo yaba Naomi yaba umukunzi we bagiye bapostingana cyane ku mbuga nkoranyambaga zabo, ahantu henshi bakagaragara bari kumwe. Nyine ukabona yuko urukundo rwabo ruryoshye. So Naomi nk'umuntu w'icyamamare kandi ufite abantu benshi bamukunda, ntago yigeze atinya kugaragaza amarangamutima yiwe ku mukunzi we nk'ibyo tumenyereye ku byamamare bitandukanye, aho ubona yuko nyine abakundana n'umuntu ariko atamupostinga ku mbuga nkoranyambaga ze, nta kintu yamuvugaho. Ariko siko bimeze, siko byagenze kuri Naomi we. Urukundo rwe yahise arushyira hanze, ndetse no ku biganiro bitandukanye akora, amavlog agenda akora kuri chaîne ya YouTube, ni kenshi cyane agenda agaragara ari kumwe n'uyu mukunzi we. So ukabona yuko nyine ari proud y'umukunzi we. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo higeze kuvuka gasaga, bashyira hanze amashusho n'amafoto, uyu Tesfaye ari kumwe n'undi mukobwa basa nkaho nyine bari gukina PlayStation, ubona bishimye. Birasakara mu mbuga nkoranyambaga yuko nyine Naomi bamuca inyuma n'ibiki, ariko Naomi nyine aza kusa nkaho nyine agaragaje ko nta kintu bimutwaye, nyine nta kibazo gihari hagati ye n'umukunzi we. Yifashishije n'ubundi imbuga nkoranyambaga ze agaragaza yuko ibintu bimeze neza hagati ye n'umukunzi we. Ngira ngo rero iyi ni imwe muri couple zifite abafana benshi muri iyi minsi, ariko ubona yuko umubano wabo ushobora kuba ukomeye, ushobora kuba uri strong mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bitandukanye na couple z'ibyamamare tugenda tubona bakundana ukwezi, abiri, atatu, angahe bakarekana, bakundana, basubirana, bashwana, bagira ute. Ntabwo ariko bimeze. Ubona yuko bakundana cyane, bagiye bakorana ingendo zitandukanye. Mu minsi ishize bari muri Gabon nimba ntibeshye, ubu bibereye i Dubai. N'iki urukundo ruraryoshye cyane, kandi by'ukuri nta kintu gishimisha nko kubona abantu bakundana.
buri muntu ari proud y'undi, biba ari ibintu biryoshye cyane kabisa, biba biryoshye cyane. Buriya njyewe ntago njya nshyigikira abantu bataba proud ya relationship zabo. Buriya nubwo waba uvuga ati wenda njyewe imbuga nkoranyambaga zanjye nzikoresha gutya, ariko iyo ukundana n'umuntu umukunda koko, ukwezi kugashira, 2 umwaka ugashira, udashobora no kumupostinga wenda no kuri story ya Instagram ya cyangwa se no kuri status, wenda ureke kumushyira kuri poste kuko ari ibintu biba bizagumaho. No kuri story cyangwa status wenda utaramushyiraho wenda n'iki ngo ugaragaze amarangamutima yawe, buriya ntago mbyemera, kuko n'ubundi social media zacu ni izacu, niho nyine ugaragariza ibintu byawe nyine. So nibyo upostinga biba ari ibyawe, kuko sinekereza yuko iyo social media yawe ari igitangazamakuru cyangwa se aba ari social media ya company, aba ari social media yawe. Nimba ushobora gupostingaho abagize isabukuru b'inshuti zawe, ugapostingaho abagize ubukwe b'inshuti zawe, ugapostingaho abavandimwe bawe, ababyeyi bawe, why not posting umukunzi wawe? Njye mbibonamo nk'ikibazo ku giti cyanjye nkanjye. Niyo mpamvu rwose abantu bakundana bari proud, bapostingana ku mbuga nkoranyambaga, bajyana ahantu hose, bagira ute, ubona biryoshye cyane. Ngayo nguko nibyo bya Naomi n'umukunzi we Tesfaye byazamuye amarangamutima ya benshi mu bakunda iyi couple. Wowe kora subscribe hano kuri Zara Magazine TV. Amakuru yo ntabwo ari ikintu uzatuburana. Ntekereza ko amakuru atari ikintu uzatuburana, kandi amakuru yizewe, apana bya bindi by'ibihuha. Kora subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu.